Okay, twongeye kubasuhuza mu mwese mukurikiye BME Empire ndetse na Soundnest Music cyangwa Soundnest Rwanda. Aka kanya tukaba tugiye kubagezaho breaking news kuri ya makuru twe twakurikiraniye yo ku kibazo cya Yampano ku rukiko uko byagenze, ese byagenze gute, ababuranaga byarangiye gute, ko duheruka Yampano ari ku rukiko havugiwe mu iki, umucamanza yerekanye iki, mbese muri make tubabwire ukuntu byagenze nka twe turi kuri tere. Nkuko ntabwo nagiye kuri tere nyine ndi kumwe n'umunyamakuru wanyu, gusa ntabwo bitewe n'impamvu runaka ntabwo ari kuri kamera ariko muramwumva neza iruhande rwanyu. Yes, ndabasubije cyane nk'ibisanzwe ni ya nshuti yanyu wa muhungu wanyu mukunda cyane Director Melvin Pro. Nkuko yararimo bibabwira, ni byinshi bitandukanye mwagera ngamwumva benshi basobanukiye ngo ni ibiki mubona bibi hasi no hejuru ari imiguruko gusa, ariko nkuko yabivuze ku kibazo cya Yampano kimaze iminsi cyara trend cyangwa se kiri mu mitwe y'abantu cyane cyane urubyiruko ndetse n'abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga cyane muri rusange. Ubwo hari mu masaa 4 zuzuye saa 3:40 gutyo nibwo imodoka ya RIB yazanye abari baje kuburana ku rukiko rw'akarere ka Kicukiro ku ngoro y'ubutabera yaho. Nibwo urukiko rw'ikirenga rwa Kicukiro ruherereye mu kagari ka Kagarama, aho bita mu Kagarama, ngira benshi murahazi. Niho ababurana bahagejejwe mu masaha y'isa 3:40 gutyo, babavana mu modoka saa 3:45. Umuhanzi Yampano nawe yahise ahagera yatunguranye, yajambaye agapfukamunwa. Ababuranaga ababonetse harimo Pazomani, hakabamo n'uzwi nka Kijoni, nibo babashije kugera ku rukiko. Uwo twari twiteze wundi nka Jihad ntabwo yagize ahagera. Buriya wowe wabibonye gute, impamvu atageze yaba yatewe nk'iyihe mpamvu? Yes, nkuko wari ubivuzeho ni ibintu byumvikana. Urabona ko aba Pazomani hashize nka ukwezi kwenda cyangwa ibyumweru nka 2 bimaze gutambuka babafashe. Wenda urabizi ntabwo bafata umuntu ngo bahite ako kanya bamuzana mu rukiko, babanza gutegura, RIB banza gutegura ikirego ikagishyikiriza ubushinjacyaha. Aba Pazomani na Bakijoni bo babanje gufatwa mbere, ikirego cyabo kibanza gutunganwa kugira ngo kijyanwe mu bushinjacyaha. Ndatekereza rero Jihad nkuko abenshi bagiye babibona, ntabwo wewe ari mu bantu bafashwe mbere, we yafashwe ejo. I mean ko butari gucya ngo ahite aza mu rukiko ngo ajye kuburana hamwe na ba Pazomani na Bakijoni, kuko babanje gushyikirizwa ikirego cyabo mu bushinjacyaha ndetse no gusuzuma no kureba ibimenyetso byinshi no gukomeza iperereza. Rero kuba ko bafashwe ejo ntabwo bakanya nubwo cyaba cyagezemo cyaba kitaranonosorwa neza ngo ibimenyetso ndetse n'iperereza ribe ryamaze kunonosorwa neza kugira ngo ribashe kuba noneho yahamagarwa ngo aze asobanure ibyo aregwaho ndetse nuko amategeko abivuga ndetse nuko yakiregura. Niyo mpamvu ntekereza ko impamvu ataje ari iyo ngiyo, ntabwo yafatwa ngo bucya hitaza ajye kurana babanje kuburana n'abafashwe mbere mu gihe ikirego cyabo cyamaze gushyirwamo kikanigwaho bakanagishyira muri system. Nkanjye wagerageje kuganira neza no kugera kuri tere nkareba ukuntu byari byifashe. Urubanza ntabwo rwabaye kuko Pazo yarekaramye aravuga ati njyewe ntabwo nari niteze ko nzanwa ku rukiko uyu munsi, ati ntabwo bigeze babimbwira ngo bamenyeshe kugira ngo niga kuri dosiye yanjye menye ko mburana. Byarangiye asabye ko dosiye yiwe yabihagaritswe kuburana, akabanza akiga kuri dosiye yiwe akabona uko yashaka n'abacamanza kugira ngo bakurikirane ibintu byiwe neza. Arangije umucamanza mukuru aravuga ati nta kuntu yaba arafunganwe n'umugabo witwa Kijoni ngaburane wenyine undi ngareke kuburana. Aravuga ati reka basubike ku rukiko bazaburane kwa 4 w'igitaha. Nkuko bizwi umucamanza yavuze yuko, kandi namwe abenshi ndakeka mubizi, umugabo witwa Pazomani yafashwe ku itariki 9 z'ukwezi kwa 11, naho Kijoni we yafashwe ku itariki 14 z'ukwezi kwa 11. Nawe abatawe muri yombi, bose bakaba bakurikiranweho icyo cyaha cyo gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni ya Yampano batabiherewe uburenganzira. Gusa abanyarwanda benshi bamwe na bamwe barimo baribaza ati ari uwakwirakwije amashusho ari n'uwafashe amashusho ku bushake bwiwe, umunyamakosa n'indi. Gusa njye ntabwo mbizi, ubucamanza buzakora ikintu, buzakurikira dosiye barebe uri kurengana, barebe n'umunyacyaha, bo bazi ukuntu bizabigenza kuko bize amategeko. Njye ntabwo nayize, nta n'uko nyasobanukiwe, uretse ko twakifasha umucamanza akadusobanurira ko twebwe tubisobanukiweho.
ese birumvikana nk'abakurikiye utuvido tugiye dutandukanye cyane cyane ku bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga bagiye babona akavido bari abantu bose ba Pazomani ndetse na ba Kijo ndetse n'abandi bantu bari bazanywe muri kariya kamodoka batwaramo abantu bavanwe aho bafungiye babajyanye ku rukiko. Harimo amajwi yumvikanye Pazomani bamubaza nako nta nubwo bari bamubajije, harimo ijambo umuntu yavuze ngo Pole nabo bati badutunguye cyane batubwiye nijoro. Urumva ni bimwe mu bintu yari yamaze gutegura kare mu mutwe we ko byanze gukunda atagomba kubona cyangwa se ari burekarane ko agomba kwiga ku kibazo cye. Ariko muri rusange mu rukiko ntekereza ko mu mategeko harimo ingingo zimwe na zimwe zibisaba ko umuntu yagiye kubona babanza kumuteguza bakamuha dosiye akanayiga kugira ngo amenye neza ibyo aribwo n'uburyo azisobanura nawe yige projet nimba uzamufasha mu mategeko cyangwa n'iki nawe aba hari. Birashoboka ko ataranahari wenda nubwo ntabitindaho cyane, ariko nabyo biri mu bintu aba agomba kumenya cyangwa se agomba kuba afite imbere y'uko aburana. Ikindi nibyo yagarutseho n'ubundi avuga ko ataburana atiteguye kandi biremewe, uburana afite uburenganzira bwo kubihitamo akavuga ati ngewe ntabwo nizi ikirego bantunguye nta nubwo bampaye dosiye. Ndatekereza ko bishobora kuba ariyo system byagenzemo, kuko nimba yaje avuga ko bamutunguye ababwiye nijoro nta mwanya wo kwiga urubanza cyangwa se kwiga ikirego, urumva ko yari afite wenda ishingiro ku ruhande rwe, nubwo ngewe ntajya ku ruhande rwe cyangwa se ngo njye ku ruhande rw'umushinjacyaha, kuko uruhande rwose iyo bigiye mu mategeko bafite ukuntu bigenda n'uburyo bimanajingwa. Nk'uko mubyumva ndetse nanjye nabibonye, ubushinjacyaha bwo bwakoze ku balance nyine nk'uko ubushinjacyaha nicyo buri bivuze. Yego. Ndetse barebye ko mu kurenganura y'amano banareba uburyo abanyarwanda babyakira, bavuga ati abantu bakurikiranweho icyaha kimwe ni gute bataburanira hamwe, bakavuga ati ntabwo baburanisha umwe ngo ejo bazongera baburanisha undi. Kandi mu by'ukuri ngengeranyije uko numvishe neza urubanza uko byagenze, numvaga umugabo Kijoni ameze nk'ukuntu ari gushinza Pazomani, ukumva ko Kijoni ashaka gutamo Pazomani. Pazomani akavuga ati ngewe rero ntabwo niteguye kuburana, mu ndeke tuzaburana ubutaha. Umucamanza mukuru ahita avuga ati urubanza rugarukira ahangaha, kwa kane gitaha tuzabakurikirana urubanza uko ruzagenda. Mwebwe nizere ko mugumye ku murongo wacu, mukande subscribe, mudusangize ibitekerezo byanyu, like, comment, share. Mwadukurikirana ku mbuga Marvin Pro, Director Marvin Pro, yohani kuri Instagram, TikTok, Facebook, aho hose niko mwadusanga, cyangwa BM Empire cyangwa se Badman Empire, hose mwadusangaho. Turabakunda cyane, ciao ciao, naho gutaha.